Ese wari uzi impamvu Imana yemera ko ibigeragezo bikomeye biza mu buzima bwacu? Reka nkubwire ukuri. Rimwe na rimwe inzira yo kugera ku ntego yawe inyuzwa mu ntambara, mu butayu cyangwa mu mahoro. Igihe Imana ashaka kuvanamo Dawidi umwami ntiyamuhaye ikamba, ahubwo yamuhaye Goliyati. Ibigeragezo byawe nibyo bikoze ubutwari bwawe bwo kugera ku ntego yawe. Igihe Imana ashaka kuvanamo Mose umuyobozi ntiyamushyize hejuru, ahubwo yamunyujije mu butayu. Kenshi kwigomwa kwacu gusigara uri wenyine niho hava ishorero. Igihe Imana ashaka kuzamura Yozefu mu ngoro y'umwami ntiyamuhaye inzira ngufi ifunguye, ahubwo yamunyujije mu kwangwa, mu kugambanirwa no mu nzu y'imbohe. Inzira zikomeye akenshi Imana izikoresha kugira ngo ugere ahakomeye. Igihe Imana ashaka kugira umwamikazi Esiteri ntiyamuhaye ihumure, ahubwo yamuhaye ibihe by'amage. Imana ntitanga buri gihe ibyo twiteze, ariko itanga ibyo dukeneye ngo twuzuze umugambi wayo. Niba uri mu ntambara, mu butayu cyangwa mu nzira zigoye, ntibivuze ko Imana yagutaye. Bishobora kuba ari cyo kimenyetso cy'uko irimo gutegura. Andika amena niba wemera ko ibigeragezo byawe biri gutegura kugera ku ntego yawe. Sangiza iri jambo n'undi muntu uri mu bihe bikomeye uyu munsi, kandi wibuke ahari ibibazo Imana ibonamo inzira yo kukuzamura. Abakozi kudukurikirana, iki Kigali Worship. Imana ibahe umugisha.